ngo okay murakaza neza kuri YouTube channel Leo Fashion ko bezina mu gwanyu Iradukunda Jiva. Uyu munsi gihano cyamamare cyane ko bita Aisha Speed. Ubundi Aisha Speed ninde? Ubundi Aisha Speed amafaranga ayakura. Aisha Speed we net worth yiwe cyangwa se umutungo we unganute. Aisha Speed aje mu Rwanda byagenda bite? Mumfashe duhere kuri identification cyangwa se kubundi Aisha Speed ninde? Amazina y'nyamukuru bamwita Darren Jackson Junior niwe Aisha Speed yavutse muri Mutarama tariki 21/2005. ni umunyamakuru wa YouTube akaba n'umustreamer ndetse akaba n'umubyinnyi n'umuhanzi bifatanyije nyine aho ngaho. Uyu mu streamer aricyo azwiho cyane nyine. Ubundi bivugwa ko kuri YouTube cyangwa se bigaragara ko kuri YouTube akurikirwa n'abantu miliyoni 35 kugeza kuri miliyoni 45. Ubundi bwo ni miliyoni 45 ubu ngubu nibwo zihari nyine batareba uyu mwaka cyangwa se bareba muri uku kwezi aba miliyoni yinjiza by'aba subscribers. Ubu ngubu nyine tuvuze ko akurikirwa n'abantu bangahe. Ubundi uyu nguyu Aisha Speed kuri YouTube akurikirwa na miliyoni 45 z'abamukurikirana cyane. Amasaha yose nakubwira nama miliyari n'ibiki byinshi cyane. Kuri Instagram afite miliyoni 43 z'abamukurikirana, TikTok miliyoni 30 n'abandi ubu ngubu ushobora gusanga biyongereye. Kuri X ho barakubwira ngo very quickly followers may gain more followers quickly. Ba followers ubu ngubu ushobora kugenda bagenda bizura ari benshi cyane, ntabwo bakubwira ngo afite abanga, ntabwo banagereranye. Ndetse no kuri Facebook nuko ngo Facebook na Twitter ariyo yahoze X abafite followers benshi cyane cyane. Ariko ubwo rero ubu na Aisha Speed agaciro kiwe cyangwa se net worth yiwe iri hagati ya miliyoni net worth yiwe iri hagati ya miliyoni 10 kugera kuri miliyoni 30 z'amadolari. Aya niwe cyangwa amanyarwanda avamo miliyari 11 kugera kuri miliyari 33 z'amanyarwanda. Ni amafaranga menshi cyane mani. Ubwo rero tugiye kubanza turebe ubundi aya mafaranga uyu nguyu Aisha Speed ayakura he. Umuntu nguyu nguyu ufite net worth meze ko nguko amafaranga yakura he. Ahantu hambere akura amafaranga Aisha Speed cyangwa se ahantu nyine iyi net worth yiwe yavuye ni kuri YouTube nyine cyane biri akora by'ama live stream. Akora live stream ushobora kwifita amasaha 2 kandi umuntu byuza live stream abantu benshi barayireba bakayirangiza. Urumva na watch time kandi bayemba watch time. Ubwo urumva ko afite ama miliyoni y'ama viewers y'amasaha y'amaki byose, urumva ko arenze. Ikindi kintu cyakabira ko tuzajya ngo umustreamer gusa oya ni no sponsorship nyine mu bucuruzi bwo kwamamaza, aramamaza iyo yaje gakora live stream bari kwamariza abantu benshi cyane ibihugu ibiki byose. Ni benshi cyane. Ni promota mu myidagaduro cyangwa se mu myambaro, no mu fashion nyine agenda iriya myenda aba yambaye baramwishyura. Abakunda kwambara Nike iriya myenda yose ubona yambaye gutya bari kwamaza ziranganda zikora iriya myenda. Ikindi no muziki cyangwa se mu muziki afite indirimbo nyinshi cyane. Ahandi harakura amafaranga ni muri event n'ibitaramo byo mu bihugu bitandukanye nyine. Iyo tuvuga event bitawumva ibirori nyine, mu birori agenda akuramo amafaranga no mu bitaramo. Aisha Speed afite amafaranga. Ubwo rero tukiva aha kwakura amafaranga tugiye kureba none se Aisha Speed aramutse aje mu Rwanda niki cyaba cyangwa se byifasha bite mu Rwanda. Ikintu cya mbere cyaba mu Rwanda Aisha Speed aramutse aje mu Rwanda, dore ko aherutse kubitangaza ejo bundi. Ntabwo ibyo ndi kuvuga n'ibyo mwagiye mwumva abantu benshi bavuga, ntabwo bababeshye, nibyo koko yarabyivugiye yakoze liste y'ibihugu agiye kuzazamo. Ubwo rero reka turebe ikintu kizaba nagera mu Rwanda. Ikintu cya mbere kizaba Aisha Speed nagera mu Rwanda hazaba icyo bita big welcoming from fans. Abafana benshi cyane. Hazaba icyo bita crowds ubwo n'abantu benshi cyane nyine kuri Kigali International Airport yabavuye muri Amerika, abavuye hehe. Nibagiye kubabwira ko Aisha Speed ariko avuka no muri Amerika, ni nawo nicyo gihugu nyine avukiyemo. Ni nawe gitangire nyine umwuga wa streaming aho bita muri Childhoods.
ibyo ngibyo muramba nabyo gusa reka twikomereza aha ngaha nyine. Ikintu cya mbere cyaba aramutse aje mu gihugu cy'u Rwanda haba icyo bita crowds at Kigali International Airport, haba icyo bita nyine abantu benshi bakuzura hariya kuri Kigali International Airport, ubwo ni ku kibuga cy'indege, fans recording video, abantu baba bari kuri recording video, abanyamakuru, ufite agatelefone, ufite gatushe, ufite iki, people chilling his name, abantu bamuvuga uriya Speed uriya niwe ni ibintu byinshi byaba rero. Icya kabiri cyaba haba icyo bita collaboration with Rwanda's creators, ba Tycoon bande bose ibyamamare byose mu Rwanda nyine barabakoresha zira social media b'ibyamamare nyine ba creating utuntu ba Kasoko bande bose, ubwo ni benshi cyane nyine no kuri RBA dore ko bamana ikiganiro kuri televiziyo y'igihugu nayo akaba ari kuyizamura cyane. Ikindi cya gatatu cyaba icyo bita visiting farmers place, yasura nyine za farmers place tuba tuzi mu Rwanda, harimo Kigali Convention Center, nta muntu utayizi, yahita anakorerayo live stream cyangwa se agafatira agafoto, akaba ari kwamamaza, agahita ajya kuri BK Arena, ngo ni Kigali Arena, akajya kuri Kigali Hate, akajya kuri Kigali Car Free Zone, akajya Kimironko Market, akajya KSCC at night, ahantu henshi cyane dore ko bajya no mu Kagera National Park, akajya Volcano National Park, hose bari kwakorera iki live stream ari kumwe n'ingagi, bikaba biri kwamamaza iki ubukerarugendo bwacu. Ikindi cya kane yakora cyangwa se cyaba mu Rwanda haba icyo bita high security na government coordination. Icyo gihe rero leta yacu yahita ishyiraho umutekano ukabije cyane, ndetse nyine kugira ngo barinde icyamamare nk'icyo ngicyo, ubwo urumva ugomba kumuha umutekano, ukamurinda nyine abo bantu benshi baba baza, ntabwo ari buri muntu wese ngo bakwishimiye baje kukureba baje kugirana nabi, buri bafite no kumurinda nyine bakamukontorora aho agenda hose bakamucunga. Icya gatanu cyabaye Speed ramutse mu Rwanda haba icyo bita more tourist comes because of him. Abantu benshi nyine abakerarugendo benshi baza kubera ko yaje hano Speed yaraje. Speed rega numva ngo Speed avuze ngo ajaje muri Afurika ni ibihugu birenga 54, bwo wumvisha ari mu Rwanda tuba tugeze ahantu harenze kabisa. Ubwo rero n'abakerarugendo baravuga ati ahantu Speed yaje ninde utahajya. Kandi yataza n'icyo bita local business benefits, ari ama business nyine ari local, amaresitora, amahoteli, transportation companies. Umva nyine abakerarugendo baje ari benshi bakenera ibyo kurya, ndetse nawe yakenera ibyo kurya bahita bajya muri resitora, hoteli naho ngaho bo kuraramo, ibyo kwikorera izo ndege nazo baba bazishyura, izo modoka babishyura abakiriya. None urumva nyine byaba ari ibintu bishimishije cyane. Kandi ikindi cyaba Rwanda's people iki tukireke ntabwo kirenze n'ubundi n'iki ngiki nawe wagikora. Ahubwo ikindi cyaba kirenze cyane this YouTube nyine, iyi YouTube ya Yellow Official nawe yahita izamuka cyane, kuko nanjye nahita mbakora iyi nkuru cyane n'abandi ba YouTube nyine bahita bakora iyi nkuru, tukazamura amacano yacu tuvuga ati Aisha Speed ndi kumwe na Aisha Speed ngatanera n'ifoto, urumva ko byaba biri kunzamurira my standard living. Ubwo rero ibyo nibyo nabateguriye kubita Aisha Speed. Mureke dusoreze aha ngaha, reka kugenda kuri subscribe na mungu wageze kuri Jiva naza mu Rwanda nanjye nzaba mari, kandi bizanya kuri YouTube channel Yellow Official. Ciao ciao.